Ndabasuhuje nitwa Mwami nk'ibisanzwe tugiye kubana mu makuru ya Pi Network. Aka kanya tugiye kuganira ku makuru ari gukwirakwira cyane mu muryango wa Pi Network no mu isi ya crypto muri rusange, avuga ko Chainlink yatangiye kugira uruhare rukomeye muri ecosystem ya Pi, by'umwihariko mu bijyanye no guhuza amakuru, gutanga amakuru y'igihe cya nyacyo arimo kuba ako kanya, no gutegura Pi ku rwego rwo gukorera muri DeFi na Web3 mu buryo bwagutse. Aya makuru rero arimo amagambo akomeye cyane nka quantum system, global infrastructure na officially powered by Pi. Ariko nk'abantu bashaka gusobanukirwa, si ngombwa guhita twishimira aya magambo gusa, ahubwo ni ngombwa kuyasesengura tukanasobanukirwa, twanakwishima ariko tukishima twamaze gusobanukirwa ese ni iki koko kirimo kujya mbere, cyangwa aya makuru asobanuye iki muri rusange. Icya mbere reka dusobanukirwe Chainlink icyo ari cyo n'impamvu ari ingenzi gukorana na Pi Network. Chainlink nk'uko twabivuze mu biganiro bitandukanye ni decentralized oracle network. Iyi network ibikoresha cyangwa ikoreshwa n'imishinga myinshi ikomeye ya blockchain, harimo nka Ethereum based DeFi protocols, kugira ngo Chainlink ihuze smart contracts n'amakuru yo hanze ya blockchain. Icyo Chainlink rero ikora nk'uko twari tuvuze ngo ni decentralized oracle network. Ni network ni uruhurirane rw'amamashini, ariko ayo mashini afite ubwenge, ufite ubushobozi bwo gukusanya amakuru y'igiciro ku isoko, uburyo coin irimo gushakishwa haba ku ma blockchain atandukanye, ndetse n'amakuru ari hanze ya blockchain icyo twita off chain. Noneho ayo makuru yo systeme irayakusanya, yarangiza ikayazanira imishinga itandukanye ya blockchain, mwihariko hano izaba iyazanira Pi Network. Blockchain rero ubwayo ubundi ntishobora kwibonera amakuru yo hanze nk'ibiciro by'isoko, nk'ama exchange rate, cyangwa se ibikorwa birimo kubera mu isi nyakuri. Aha rero niho Chainlink izira, igatanga amakuru yizewe, adahinduwe, kandi atari mu maboko y'ikigo kimwe. Ibi rero bivuze ko Chainlink igira uruhare muri Pi Network. Icy'ingenzi rero si amagambo akomeye, ahubwo nicyo bivuze mu rwego rw'ibikorwa remezo bigomba gushyira Pi kugira ngo Pi ecosystem izabe yishoboye kandi imeze neza. Pi Network rero ifite intego yo kuba ecosystem ikoreshwa n'abantu benshi mu buzima nyabwo, mu bucuruzi, mu kwishyura, muri dApps zitandukanye no muri serivisi zitandukanye. Ibi byose rero bisaba amakuru yizewe, kandi ya makuru akusanyijwe akanatangirwa ku gihe mu gihe harimo kuba. Ibyo rero nibyo bita real time data, kandi aya makuru ari kuba ako kanya niyo agira uruhare ku ivunja n'ivunjisha ndetse no ku gaciro nyakuri k'iyo coin izaba ari Pi, cyane cyane igihe Pi izaba ifitanye isano n'izindi blockchain. Ni ukuvuga ngo ya firewall iblockinga Pi gukorana byeruye n'andi ma blockchain, mbese ya firewall igihari ituma mainnet itajya hanze ariko izafungurwa na core team, igize imaze gufungurwa, urumva nibwo byose bizaba noneho bijya ku mugaragaro, n'igiciro kikaba cya giciro nyacyo muri rusange. Mu byo rero amakuru avuga harimo ko Chainlink yafasha guhuza ibiciro n'andi makuru arimo kuba ako kanya imbona nkubone, mbese uko isoko ako kanya riba rihagaze, ibyo bigahita rero bigira uruhare n'ibirimo kubera muri ecosystem ya Pi. Nanone Chainlink yafasha kurinda no guhuza asset transfers, kohereza amacoin hagati y'ama blockchain n'itumanaho rya blockchain ya Pi n'andi ma blockchain, ndetse yanafasha no gutuma network ikora yihuse, yizewe, kandi nanone ishobora kwaguka. Ibi byose mu by'ukuri nibyo Chainlink isanzwe ikora mu zindi ecosystem, bityo si ibintu bidashoboka ku rwego rwa tekinike. Ikibazo nyamukuru ntabwo ari ese Chainlink yabikora, ahubwo ni ese Pi Network yabishyize mu mikorere ku mugaragaro. Kugeza ubu Pi Network rero ntiratangaza ku rubuga rwayo rwemewe ko hari official integration ya Chainlink nk'uko byatangajwe na Stellar.
Ibi rero bisobanuye ko tugomba gufata aya makuru nk'isesengura rishingiye ku cyerekezo n'ibimenyetso, atari nk'itangazo ryemewe ryatanzwe na core team. Ariko nanone hari ikintu gikomeye tutagomba kwirengagiza aha ngaha. Ntitugomba kwirengagiza ko Pi Network yubakiye ku musingi wa Stellar, kandi Stellar ubwayo ikaba ifite ecosystem ifungura inzira yo gukorana na oracles n'ibindi bikorwa remezo cyangwa se serivisi zitandukanye n'ibigo bya Web3. Igihe rero Pi Network cyangwa iyo Pi Network ivuze ko iri kwitegura utility nyayo, ivuze ko yitegura nyine gukora bwa bucuruzi budaheza bwa DeFi na cross chain integration, oracles nka Chainlink. Ibi bitanga rero ishusho yagutse ikomeye cyane, kubera ko ibi nibyo bintu by'ukuri by'ingenzi network ya blockchain ikenera kugira ngo ibe ya blockchain ikomeye kandi ibiberaho byose bikaba byizewe. Bityo rero n'iyo integration yaba itaratangazwa ku mugaragaro, icyerekezo cyo kwiganaho twamaze kukibona kiranumvikana neza ku rwego rwa tekinike. Rero ni amakuru abapayoniya bagomba kumenya, bakamenya buri kimwe cyose kiba kijya mbere muri Pi Network. Iyo rero amagambo nka quantum system avuzwe, ni ngombwa kuyumva mu buryo bwagutse. So kuvuga ko Pi Network yamaze gushyiraho quantum computers zikora ama transaction, ahubwo aba ari uburyo bwo kugaragaza urwego rwo hejuru rw'imitegurire y'ahazaza, aho network iba ifite ubushobozi bwo kwakira AI, advanced analytics, secure data feeds, ya makuru nyine aba ari muri network ariko akaba ari amakuru yizewe, ndetse na system zikorana mu buryo bw'ikora. Ibi bintu rero Pi nibigeraho izaba yamaze kujya ku rwego rwiza cyane. Aha Chainlink rero ifatwa nk'igikoresho gifasha guhuza ayo makuru yose mu buryo bwizewe. Ku rwego rero rwo kwitegura DeFi muri Pi Network, uruhare rwa Chainlink rwaba runini cyane. DeFi ntishoboka hatari reliable price feeds cyangwa se ya makuru yizewe wanagena cya giciro, hatari security data inputs, uburyo amakuru yinjira, abagura, abakenera Pi ese ni banka ayo makuru abakenewe, nicyo bita trustless execution, n'uburyo ibintu byose biba bikorwa ariko bigakorwa mu buryo bwizewe. Ibyo byose rero ntabwo DeFi muri Pi Network yajya ku rwego rwiza, ibyo byose bitarimo, kandi ibyo nibyo Chainlink ije mu by'ukuri igomba gufasha blockchain ya Pi. Igihe Pi rero izaba ishaka kwinjira mu rwego rwa lending, payments advanced, escrow services cyangwa smart contracts zifite conditions zishingiye ku makuru yo hanze, urako zizewe zizaba ari ngombwa, kandi aha niho Chainlink ishobora kugira agaciro kanini muri ecosystem ya Pi Network. Ku bapayoniya basanzwe aya makuru ashobora kugaragara nk'ay'ahazaza, ariko mu by'ukuri agira icyo asobanura ku hazaza ha Pi mu buzima nyabwo. Network ifite ibikorwa remezo n'ubufatanye bihamye, ihuza amakuru arimo kuba ako kanya kandi ishobora gukorana n'izindi blockchain. Iyo network bifite amahirwe menshi yo kwakirwa n'abantu benshi na business nyinshi, n'abadeveloper bakomeza guhanga, nkuko njya mbivuga guhanga ko abadeveloper amahaba atandukanye byo ni ibintu bitazarangira muri Pi Network. Ibi rero nibyo Pi Network imaze igihe ivuga, turimo kubaka ecosystem ikomeye mbere yo gutegereza ikindi icyo ari cyo cyose. Ntabwo rero yagomba gutegereza ngo ahubwo irimo gukora kugira ngo network izaba ikomeye kandi izaba ifitemo buri kimwe cyose bijyanye na serivisi zikenewe muri iyi si nzima. Ariko nanone ni ingenzi nanone gusiga ubutumwa busobanutse. Si buri post yo kuri X cyangwa kuri indi social media abapayoniya bashobora kuzibona, ntabwo buri post bivuga ko ari official, ko iba ari official ko ivuye kuri Pi Core Team. Nk'abapayoniya rero bafite ubwenge, tugomba guhora dutandukanya itangazo ryemewe rya Pi Core Team, isesengura ry'abakurikiranira hafi ikoranabuhanga, na hype ishobora gukwirakwira nta gihamya gihagije. Ibyiza rero ni uko aya makuru yaba yemejwe uyu munsi cyangwa ejo,
cyiza ni uko ahuza neza n'icyerekezo Pi Network imaze igihe igaragaza, aricyo ecosystem ihujwe, ikoresha amakuru ya nyayo, ifite umutekano kandi ishobora gukorera ku rwego rw'isi hirya no hino. Igihe rero Chainlink yaba igiye kugira uruhare rugaragara muri Pi, byaba ari indi ntambwe ikomeye yo kuva mu gutegura umushinga urimo gutegura, ahubwo ikaba intambwe irimo kugana mu gushyira mu bikorwa byinshi biba bimaze gutegurwa. Dusoza iki kiganiro rero, dushobora kuvuga ko aya makuru atari ayo gufata nk'iherezo ry'urugendo, ahubwo aya makuru ubwayo ni ikimenyetso cy'aho Pi irimo kugana. Chainlink ni igikoresho gikomeye, Stellar ni umusingi uhamye, Pi SDK iri gutunganywa kandi utility iragenda igaragara. Iyo ibi byose rero bishyize hamwe, tubona ishusho ya Pi Network ikomeye nuko izaba imeze mu minsi iri imbere. Tubona ko Pi Network ishaka kuba igice cy'ukuri cya Web3 economy. Si magambo gusa reba ingibi, ahubwo ibikorwa birivugira, kandi tugenda tubona updates zitandukanye za Pi Network. Ibi byose Pi Network irimo iragerageza kubishyira mu bikorwa kandi vuba na bwangu. Ntabwo Pi Team bajya bicara buri gihe, bahora bashakisha buri kimwe cyose cyatuma Pi Network itera imbere kandi ikayibereye buri umwe wese, yaba umuntu ku giti cye, yaba company, ndetse n'aho azaba aherereye hose. Nk'uko bisanzwe rero, igihe nicyo kizagaragaza uko ibi bizashyirwa mu mikorere ku mugaragaro, ariko ku muntu usobanukiwe ikoranabuhanga, icyerekezo kiragaragara. Pi Network iri kwitegura ejo hazaza h'ikoreshwa rinini rihuza blockchain, rihuza amakuru azaba arimo kuba ku kanya n'uburyo Pi izaba irimo gukoreshwa, haba muri blockchain ya Pi Network n'izindi, ndetse no hanze, ndetse tutibagiwe n'ubukungu nyabwo. Kandi ibi byose nibyo Chainlink ije gufashamo Pi Network. Nahangaha rero dusoreje ikiganiro cy'aka kanya. Ibiganiro byacu kuri Pi Network nakagaruka, tuze guhura mu biganiro byacu bitaha. Murakoze cyane.